Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha muhawe ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Inkuru Nshyashya TV. Reka tubahereze umugani witwa amarira ya Madamu Samaki. Zaje kugenda uterero kugira ngo haboneke amarira ya Madamu Samaki. Ishyamba yari ritwikiriwe n'igihu kinini, aho amazi y'ibizenga yivangaga n'uruzi rwijimye. Niho habereye inkuru itazibagirana. Hagati y'ibiti binini hari hamanitse umugore udasanzwe. Igice cyo hejuru yari umuntu, ariko igice cyo hasi yari ifi yaka nk'izuba. Uwo niwo bitaga Madamu Samaki. Yari aboshwe n'imigozi ikomeye, ibiganza bye bifunze ku biti, umubiri we wuzuye ibikomere. Nawe unyumvire, mu nda ye harimo umwana wari ugiye kuvuka, ariko nta muntu n'umwe wari wamufasha wari kumwe nawe. Yarariraga cyane, amarira atemba ajya mu mazi munsi ye. Yaravuze ati, Mana yanjye, Mana yanjye, umwana wanjye azavukira muri ubu bubabare. Yavuze mu ijwi ricika. Hafi aho hari umukobwa witwaga Aline, wari waje kuvoma amazi. Yumvise ijwi ridasanzwe risa n'iry'umuntu uri kubabara cyane, uri kuboroga. Yegereye buhoro buhoro, maze abonye Madamu Samaki aboshwe, umutima uramushengura, nuko agira ubwoba, aratinya. Nuko aravuga ati, Mana we, ibi ninde wabikoze? Yavuganye umushyitsi ahinda umushyitsi. Madamu Samaki yaramurebye mu maso yuzuye amarira. Nawe unyumvire, ndagusabye mfasha mwana wanjye, umwana wanjye ari hafi kuvuka. Uyu mwana ni ubuzima kuri njyewe. Yavuze mu ijwi rifite intege nkeya. Aline ntiyazuyaje, nubwo yari afite ubwoba. Umutima we wuzuye impuhwe waramutegetse. Yafashe icyuma gito yari afite, atangira guca imigozi. Ariko uko yayicaga, Madamu Samaki yarushagaho kubabara, kubera ko umubiri we wari waramaze kwangirika. Yaravuze ati, munyihanganire, ndabizi birababaza, ariko icyo nkeneye ni uko wakira. Aline yavugaga amarira ari ku matama ye. Hashize akanya, umugozi umwe uracika, undi uracika. Ariko icyo gihe Madamu Samaki atangira kubabara cyane kurusha mbere. Arataka cyane, uti, mwana wanjye, umwana wanjye ari kuza. Nawe unyumvire, umwana wanjye ari kuza. Yaratatse cyane, arataka cyane. Aline arumirwa, yari azi icyo gukora. Aline yari afite ubwoba kubona umuntu utuzuye hejuru ari umuntu, hasi ari ifi. Ndetse nibwo yari abonye ikinyabuzima muri ubwo buryo, ndetse kinagiye kubyara. Gusa Aline ntiyigeze amusiga, yamufashe mu maboko aramwiyegereza. Yaravuze ati, humura, ndi hano, ntuzapfa uri wenyine. Yabivuze arira. Imvura yatangiye kugwa buhoro mu ishyamba ryuzuye igihu. Uwo mwana yaravutse, yari mwiza cyane, umubiri we urabagirana nk'izuba. Ariko Madamu Samaki yari ananiwe cyane. Yarebye umwana we, amarira yuzuye mu maso, ati, umwana wanjye Aline, umwana wanjye, n'ubuzima bwanjye, ubuzima bwawe burenze ubwanjye. Nzaguhara ariko ubeho. Yavuze mu ijwi rituje. Aline yatangiye kurira cyane aboroga. Oya, ntupfe, sinshaka kukubura, mwese nimubeho, ndakwinginze, ntupfe, ntugende. Nuko aratabaza. Ariko buhoro buhoro Madamu Samaki araceceka, ahumeka bwa nyuma, arasezera. Icyo gihe isi yasaga n'ihagaze. Aline yagumye aho, ararira afashe umwana mu biganza bye.
gitondo izuba rirarashe, imirasire yaryo igera aho hantu. Mu buryo butangaje umubiri wa Madamu Samake wahindutse urumuri, uhinduka amazi meza asukuye yuzuye aho hantu, ahindutse isoko nziza cyane. Marina yafashe uwo mwana aramurera, yamwise Ishimwe, kuko nubwo yavukiye mu marira menshi yazanye impamvu yo gushima ubuzima. Hashize imyaka, Ishimwe yakuriye mu rukundo rwinshi, aba umukobwa mwiza kandi ugira umutima mwiza nka nyina. Marina ntiyigeze amubwira ukuri kose, ariko yamwigishije gukunda abandi no gufasha abababaye. Umunsi umwe, Ishimwe yagiye aho hantu yavukiye, agera ku isoko nziza, yumva umutima we urahumutse, amazi asa n'umugisha. Urukundo ntirupfa, rwigira ubundi buzima. Ishimwe araseka cyane, amarira yuzura mu maso amuzenga mu maso, ariko araye ibyishimo. None nubwo ubuzima bushobora kuzana agahinda n'amarira menshi cyane, urukundo nyakuri ntirupfa, ahubwo ruhinduka urumuri ruyobora abandi. Ese kubera iki Madamu Samake twatangiranye aboshwe? Kubera iki yari abohowe mu ishyamba? Ese Ishimwe we, ibya mama we bizagenda ute ko ntabyazi?